sashimwe cyane dushimiye Imana duhaye umwanya mwiza n'iki gitondo cyiza cy'umugisha kuri tariki itaregeze kubaho. Rero ni gitondo tugiye gusangira amagambo y'Imana, turi kumwe n'abakozi b'Imana bahora badufasha gusobanura ijambo ry'Imana, bafite inararibonye cyangwa se experience, ariko wenda tutarabakira muri studio yacu ya Menye Ijambo TV cyangwa se kuri channel ya Menye Ijambo TV. Kamaze mbibwire ngewe uvuga amazina yanjye nitwa Ndatabaye Jean Paul, aba ndi umuvugabutumwa, ndi umunyeshuri mu ishuri rya Jibu cyangwa se Grace International Bible University hano Kampala Nansana Uganda. Uyu munsi rero batwagiriye umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Bishop, akaba agiye kutuganiriza amagambo y'Imana, kandi ndasaba namwe abakurikira Menye Ijambo TV aya magambo y'Imana aze kubafasha. Rero reka twakire umukozi w'Imana yatwibwire kandi adusengere, hanyuma tuze gukomeza n'ijambo ry'Imana. Karibu Bishop. Yesu Kristo turagushimiye kuko uri mwiza kandi kiranuka, umugisha abantu bose batwumva kandi umugisha amagambo turimo kuvuga kugira ngo abashe gufasha abantu no kububaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yeah, God bless you so much. Amazina yanjye ni Dr. Bishop Sakindi Claude, nkaba ndi umushumba w'itorero rya Restoration of Calvary Pentecostal Ministry Nansana Kampala Uganda. Nkaba ndi n'umwarimu mu ishuri rya Grace International Bible University, aho dukora abantu bashobora kubonera certificate, diploma, degree, masters, even a doctorate. So tukaba twigisha mobile Bible school, nukuvuga ngo dushobora kwigishiriza abantu aho bari bakabona ibyo byose muri mu kuvuga. Now online it is possible, dushobora kwigisha abantu kuri online ibintu bigakunda. Turabakiriye rero mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo tuganire kuri Menye Ijambo TV. Tugusaba wowe twumva kugira ngo ukore subscribe, ukore share, ukore na comment ndetse na like. Ibyo bintu nubikora Imana iraguha umugisha, ugeza no ku bandi ubutumwa muri group zose ufite muri telefone yawe. Mbabarire ntureke kuze bawoherereza kugira ngo nawe bunguke amagambo meza y'ubwami bw'Imana, kandi ugize n'ikibazo watubaza tukagufasha mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera, amen. Amen. Arakoze cyane, turagushimiye cyane Bishop kwemera impamagazi yacu ukaza muri studio kugira ngo ubashe kubwira abantu ijambo ry'Imana n'ubwiru bw'Imana, kuko isi ya none ubukene ifite ni ijambo ry'Imana. Ibindi byose bishobora kubishakisha bikaboneka, ariko abantu ubu ntibitaye ku ijambo ry'Imana. Rero natekereje ijambo ko twaganira hejuru y'uburyo abantu bavuga ubwami bw'Imana ariko batabisobanukira. So ndifuza kugira ngo udusobanurire kandi usobanurire n'abadukurikira, kandi ndizera ko ubutumwa buzagera ku mpera z'isi ariko kugira ngo buzane impact. Rero hari ikintu abantu bita ubugingo, niki ubugingo buhoraho. Abantu bakabivuga gutyo n'abandi bakabyigisha gutandukanye ariko batabisobanukira. Hagati aho muri iryo somo harimo ibintu bigari byinshi. So ndasaba kugira ngo wenda mu gihe gito dufite ubashe gusobanurira abantu. Iri jambo turarisanga mu gitabo cy'Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yes. Badusomera. Yego. Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze.
abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Imana ibaha umugisha. Karibu. Yesu aguha umugisha cyane. Tunejejwe n'Imana itugiriye neza kano kanya mwene data yifuje kugira ngo asobanukirwe ikibazo kigendanye ubugingo buhoraho ni iki. Ubugingo buhoraho ni ijambo navuga ngo ntabwo rikomeye kuryumva, ariko nanone rigomba no gusobanurwa mu buryo budasanzwe kubera ko umuntu ubibwirwa ni umuntu uri limite. Kuba umuntu ari limite afite imyaka agomba kubaho n'igihe gitoya agomba kuba ubundi yakabaye ariho noneho yamara imyaka 70 agapfa, byakabaye atari ubugingo buhoraho. Ariko Imana yo mu muntu ubundi yamuremeye muri sense y'ubugingo buhoraho, kuko yamuremye nta rupfu ruriho. Bisobanuye ko umuntu yaremwe muri sense yo kubaho iteka ryose. Kandi umuntu impamvu tugomba no kubyumva neza ni uko umuntu n'ubundi umuntu yamaje kubaho ntago aba akivuyeho. Iyo umuntu yamaje kubaho ntago aba akivuyeho. Iryo jambo tugomba kuryumva, waba umukristo waba utari umukristo, you will live forever, uzabaho iteka ryose. Reka nongera mbwira abantu nanone mbere yuko twinjira imbere, reka nsobanure gutyo umuntu si itaka. Umuntu ntago ari itaka. Umuntu ntabwo ari iki ngiki tureba, si umubiri. Umubiri ugomba kumara imyaka 70 cyangwa 80, niko Dawudi atubwira muri Zaburi. Ni ukuvuga ngo umubiri ufite limite, ariko umuntu ntafite limite, he will live forever. Sinzi icyo nibugisobanukiwe. Noneho icyo twita ubugingo buhoraho, icyo kikaza ari iyindi mpano y'Imana itanga, kubera yuko umuntu akimara gucumura yahise atandukana n'Imana. Muri uko gutandukana n'Imana bigaragara yuko umuntu azabaho igihe kitari kirekire mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka agomba kubaho nabi. None iyo tuvuga ubugingo buhoraho kenshi Bibiliya ntabwo ibivuga muri Gehenomu, ibivuga ubugingo buhoraho ishaka kuvuga kubana n'Imana, aho umuntu azabana n'Imana, nibyo twita ubugingo buhoraho. Ariko n'abapagani bazabaho iteka ariko badafite ubugingo buhoraho, bariho ubuzima bw'iteka ariko batari kumwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo batari kumwe n'Imana. Noneho ubugingo buhoraho rero muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 muvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urabona, noneho ubugingo buhoraho ninde? Ni Kristo. Iyo turi muri Kristo kandi uhozeho uzanahoraho, tuba twamaze kwinjira mu bugingo buhoraho. Pati kuko full eternal life tuzayibamo igihe nyuma y'umuzuko. Ariko na n'uyu munsi abari muri Kristo Yesu bamaze kwinjira mu bugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni relationship, ni ubumwe, ni igihe umuntu azabana n'Imana bidatandukana. Ni impano y'Imana kubw'abantu bizeye Yesu Kristo. Iyo abantu bazabaho iteka, ibihembo Imana izaha abayemeye ni uko bo bazabaho iteka ryose bari kumwe nayo. Ubuzima bwabo n'Imana utabitandukanye. Uko aho Imana iri, kuko mu byahishura tuvuga ko tuzabana nayo iteka. Nubwo ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho ni impano Imana izaha abantu bayo, nangwa yahaye abantu bayo, kuko Yesu Kristo niwe bugingo. Ni ingenzi kuri n'ubugingo. Yesu niwe bugingo. Iyo umugeze muri we kirwa wamaze kwinjira muri bwa bugingo. Noneho rero iyo ni impano Imana yatanze, iha umwana w'umuntu uzizera impano yatanze, uhita uhabwa ubwo bugingo. Iyo turi muri we duhita duhabwa ubwo bugingo tukabarimo. Niyo mpamvu yavuze ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki? Bafite ubugingo. Abantu bari mu bugingo nabo bavanamo. Dufite ubugingo muri Kristo Yesu. Ni impano Imana yatanze. Uwemeye Kristo aba yakiriye ubwo bugingo, aba bugezemo. Mu yandi magambo yose umya gutya kugira ngo turangize wenda icyo kibazo, nuko abantu bizeye Yesu Kristo abazajya mu ijuru baririmo. Ntabwo abazajya mu ijuru bazarijyamo Yesu agarutse, kuko Yesu ari mu ijuru kandi turi muri Yesu,
kandi turi muri Yesu uri mu ijuru. Niyo mpamvu ni ibintu nyine bizahinduka mu kanya gato akangana no kubyo no guhindura amaso yacu, isi yose ikumirwa. Turi mu ijuru mu isi y'umwuka ko turi muri Kristo kandi Yesu ni ubugingo. Yes, mbese muri make ubugingo ntabwo bukorerwa, ntabwo bushakishwa, ahubwo mu kwizera Yesu tuba tufi. Ibyo bintu bibiri bibe different. Yes, burakorerwa cyangwa burashakishwa. Ubugingo ntabwo bukorerwa, ahubwo nta nubwo bushakishwa of course, ahubwo bwaratanzwe. None icyo dukora turizera. Kwizera niki? No kwizera igikorwa, ubugingo buri mu kwizera Yesu Kristo. Iyo cyakwa bamwemeye bose bakizeza izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo babaye abana b'Imana bo bafite ubugingo. Igikorwa kiriho nuko dufite ubugingo buhoraho muri Kristo. Noneho ubugingo ukuntu buboneka ni muri Kristo gusa. Iyo tumaze kwizera Yesu Kristo, imirimo itaraza. Nukuvuga ngo kwizera Yesu bihangwa n'ubugingo, imirimo ihangwa n'amakamba. Amakamba agendanye n'imirimo, ariko ijuru ubugingo buhoraho bungana no kwizera Yesu Kristo gusa. Nukuvuga ngo wizera Yesu Kristo ntukore, wazajya mu ijuru ko ntiwazabona amakamba. Ijuru rirahari, ni ubuntu kubwo kwizera. Igikorwa umuntu asabwa ni ukwizera Yesu Kristo. Amakamba ni ibyo wakoze. Ninde muntu ugomba gukorera mu buryo bw'agakiza kugira ngo iyo mirimo azayiture? Mu buryo bw'agakiza, gukorera agakiza, uyu wamaze gukizwa umuntu wese umaje gukizwa agomba gukora imirimo myiza yose Imana yamuteguriye atararema. Ni ukuvuga ngo iyo tumaje gukizwa tuba twinjiye mu kazi, tuba twangajwe, tuba twinjiye mu kazi ko guhamya. Kuko yaravuze ngo nuko rero muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira muzabaga bo kumpamya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze kuzura Umwuka Wera, amaze kwakira Kristo, akuzura Umwuka Wera, agahinduka umwana w'Imana, akora iby'abana b'Imana, aba ari